Amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese mukuri cyicano yitwa Hindura TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu birindwi by'ibanga bitera igikundiro cyangwa se bizana igikundiro, bitera gukundwa na buri muntu wese, na wabundi wo kwangaga nawe agatangira kujya gukunda. Ibi bintu bigaragazwa n'abahanga cyangwa se bigarukaho n'abahanga, babivuga neza bavuga yuko ibi bintu bishobora gutuma umuntu agukunda uwo ari we wese, ukazana igikundiro ku buryo nawe ubwawe uzajya wireba muri societe abantu bakugaragiye kubera yuko ufite igikundiro, ugakundwa mu muryango, ugakundwa mu nshuti, ugakundwa mu bavandimwe, ugakundwa hose mu kazi kora, ugakundwa hose mu rukundo, ugakundwa aho hantu hose. Abahanga rero babigarukaho cyane, nibyo tugiye kubagezaho. Turahera ku cya karindwi tumanuka gushyitsa ku cya mbere. Ndagira ngo ntusimbuke ino video ukurikirana akantu ku kandi, hanyuma ibyo turi buvuge uzagenda ubikurikize, bizakubyera umusaruro. Turaguhamiriza neza yuko tudashidikanya ko bizakubyera umusaruro nubikoresha neza nkuko tugiye kubikubwira. Iyi ni channel yitwa Hindura TV, wibuke gukanda subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro binyura aha hose ntibikabigucika, ndetse wibuke kurekinga iyi video, wandike no muri commentaire igitekerezo cyawe, uyisangize n'abantu kugira ngo bashe kumva ibi bintu. Ngewe nk'ibisanzwe ubategurana n'abagezaho nitwa Eric niyo kwizerwa, mbahaye ikaze. Nkuko mubizi ntabwo tutubasha gutinda, mureke tujye mu cyatuzanye. Murabizi neza yuko channel yitwa Hindura TV bagezaho ibiganiro yabanje gukora ubushakashatsi. Rero ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje neza yuko ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo bimuzanire igikundiro ari byinshi cyane, ariko ahanga twabateguriyemo ibintu birindwi, nubikurikiza nkuko tugiye kubikubwira bizakubyara umusaruro uzadushimira bwa nyuma. Ikintu rero cya karindwi nababwiye ko turi buhere kuri karindwi tumanuka. Ikintu cya karindwi ushobora gukora cyangwa se wakora kikatuma ubasha kugira igikundiro. Icya mbere, abahanga bagaragaza neza yuko ubwenge n'ubushishozi ari cyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubasha kugira igikundiro. Bakomeza bavuga neza yuko iyo umuntu ashaka kubahwa na buri wese cyangwa se gukundwa na buri wese, ngagomba kwita kwa bino bintu, ngo mbere yuko avuga agomba kubanza kugira gushishoza cyangwa se gutekereza. Ibi ngibi ngo bituma ngo abantu bakururwa nuko uteye, mbere yo gukora ukabanza ugatekereza. Muri make ibintu byawe byose ukajya bitwara ku murongo. Ibi ngibi ngo bituma ngo abantu ngo babasha kukwikururiza bakwegera, kuko bakubonamo ubumenyi butangaje cyangwa se ubumenyi buhanitse, bavuga uturiya muntu ntabwo nasanzwe ibintu byiwe byose. Kuko abanga bakomeza bavuga neza yuko ngo iyo ubanje gutekereza mbere yo gukora cyangwa se mbere yo kuvuga, ibi ngibi ngo bishobora gutuma ngo ubasha ngo gukora n'ibintu ngo bifite isuku bisukuye, bigatuma abantu babasha kukwegera bakururwa nawe, bakururwa nuko uteye, bakururwa nuko wisanga. Urugero, hari igihe usanga umuntu agenda, urugero ari nko muri societe, ugasanga hari utuntu twinshi bagiye bapfana bagenzi biwe. Ahangaha rero umuswa agahita ko yihutira kuvuga cyangwa se agahita ko yihutira gukubita, agahita ko yihutira gukora ibintu bimutera kwicuza mu buzima bwiwe, bikabasha kumujyana ahantu hakomeye. Rero abahanga bavuga neza yuko ibi bintu ngo bituma abantu bagufata nabi, ariko ngo iyo ubanje gutekereza mbere yo kuvuga, ukabanza ugatekereza mbere yo gukora, mu gihe wahuye n'ibyago, mu gihe wahuye n'ikintu kibasha gutuma ubasha gukoresha umujinya, ukabanza ugatekereza mbere yuko uvuga, ukabanza ugatekereza mbere yuko ukora. Ibi ngibi ngo bituma ngo abantu ngo batangazwa n'uko uremye, nuko Imana yakuremye, bagatanya kugufata ukundi kuntu, ariho havamo kukubaha, ariho havamo kugukunda, ariho havamo kukwereka agaciro. Rero mu gihe utihaye agaciro nta muntu yakaguha. Rero kimwe mu bintu abahanga bavuga neza yuko gishobora gutuma umuntu akundwa na societe cyangwa se n'umuntu wari we wese, iki kintu nacyo kirimo gutekereza mbere y'uko ukora. Muri make cyangwa se ubwenge n'ubushishozi ni ikintu cya karindwi duhereyeho. Ikintu rero cya gatandatu gituma ubasha gukundwa cyangwa se ubasha gufatwa neza na buri muntu wese ubonetse, ni ikintu cyitwa social skills. Muri make ya gusabana neza n'abantu, kubana neza n'abandi. Abahanga bavuga neza yuko kumenya guhuza n'abandi, kubana n'abandi, kubana n'abantu muri rusange,
social skills, gusabana n'abantu bose. Ibi bintu ngo bituma ngo basha ngo kugira igikundiro. Abahanga bakomeza bavuga neza yuko kumenya guhuza n'abandi, kuganira n'abandi no guseka, kuba umuntu ukeye mu mvugo n'imyitwarire mu bintu byose ukora, ukaba umuntu uri special mu mvugo zawe, ukaba umuntu uri special mu myitwarire yawe, ukaba umuntu uri special mu bintu byose ukora bifite isuku. Ibintu ngo bikura abantu kugukunda, uwo ari we wese ahava akagera ngaragukunda cyane, kuko ngo abantu nta kuntu bakunda umuntu ngo uhora ujagaraye, uhora mu bintu runaka bimutakariza icyubahiro. Ugasanga umuntu ni wa muntu ahora aseka, asetswa n'ubusa, ntuwamenya ngo ikimusekeje ni ikihe. Ugasanga wa muntu hehe barwanya ariyo, hehe batonganya ariyo, umva mu byishimo ariyo, aho hose ugasanga uwo muntu wose arahari. Nshuti yanjye, abantu bagufata nabi, ariko iyo uri wa muntu ugengwa ubuzima bwawe ukabugenga neza uko bikwiriye, ukabasha kubaho uri wa muntu ukunda kubana n'abantu ariko mu bwenge, ukabikorana mu bwenge, ntukunde kubiyegereza cyane ngo uhore ubiyereka buri kanya. Ibi bintu ngo bishobora gutuma abantu bagukunda, bishobora gutuma abantu bakugira icyizere, bakagukunda, bagatangira kujya bakwiyumvamo, rimwe na rimwe bakanakubaha, bakanaguha n'icyubahiro. Ibi bintu abahanga bagenda bagaragaza neza yuko ari byo bintu ushobora gukora, wabikora neza bikagukurira igikundiro. Ikindi kintu cyo cya gatanu, icyo ni ikintu cya gatandatu, turi kumanuka tujya hasi. Ikindi kintu cya gatanu gishobora gutuma ugira igikundiro ngo ni uburyo wiyitaho, ndetse muri make uburyo wiyitaho haba ku isuku ndetse no ku myambarire. Abahanga bavuga neza yuko nubwo abantu batabizi, burya ngo uburyo wiyitaho nabyo ngo ushobora gutuma bigukurira igikundiro. Isuku y'umubiri, imyenda iboneye, cyangwa se no kugaragara neza mu bantu mu byerekeranye n'imyambaro cyangwa se n'isuku yawe. Ibi bintu ngo bishobora gutuma ngo bigukurira igikundiro, ngo kubera ko abantu nta kuntu bakunda umuntu bahora babona ameze nka mayibobo, ameze nabi. Ugasanga umuntu nta cyerekezo afite, umuntu yambaye ibintu bijagaraye, asa nabi, ukabona rwose umuntu nta cyerekezo habe na gato afite. Rero abahanga bavuga neza yuko burya isuku yawe y'umubiri, uko wiyitaho, haba ku myambaro yawe, haba kuri wowe, uko wiyitaho, ibi bintu bishobora gutuma ngo abantu baza bagukunda, batangira kukubona nk'uw'agaciro, bakaguha agaciro bitewe n'ukuntu ugenda umeze. Abahanga bavuga neza yuko ibi bintu bishobora gutuma abantu bakubonamo umuntu udasanzwe, umuntu ufite uko atwara ibintu byiwe, umuntu ufite uko agenga ibintu byiwe. Rero ngo ibintu bishobora kugukurira igikundiro ndetse n'icyubahiro muri sosiyete, mu bantu bose b'ingero zigiye zitandukanye, ugakundwa n'abantu batari bakeya. Kandi koko uzarebe, hari igihe umuntu aba yibereye aho ngaho rwose yifitiye igikundiro rwose, ugasanga umuntu arikundiwe bisanzwe, ugasanga umuntu umubonye wese amwiyumvamo, umubonye wese aramwishimira. Ibi bintu rero bishobora gutuma ubasha kugira igikundiro mu bantu bagiye batandukanye b'ingero izo arizo zose, iyo bikoze nk'uko turi kubikubwira. Icyo ngicyo rero ni ikintu cya gatanu, turi kumanuka tujya hasi. Ikintu cya kane rero ngo ni ukumenya gutega amatwi. Iki kintu ngo abantu nta kuntu ngo bakize cyangwa se ngo bagisobanukiwe. Burya abahanga bavuga neza yuko ngo kumenya gutega amatwi abantu muri rusange, uje kugana akuganiriza, ukabasha kumenya uburyo umutega amatwi ukamwumva. Ibi bintu ngo bituma ngo buri wese akwisangamo, ibintu ngo bituma buri wese akwisangamo akagukunda, ugasanga arakwikundiye tu. Ngo kubera yuko ngo abantu bo muri iyi si ngo bakunda abantu babumva, babatega amatwi mu bintu byose baje babaganiriza. Urugero, umuntu ashobora kuza kuganiriza ibibazo byiwe nubwo utaba ufite icyo ubikoraho, ariko ukamutega amatwi, ukamwereka neza yuko umwitayeho, bityo ukanamuhumuriza cyangwa se ukamugira n'izo nama. Ibi ngibi ngo bishobora gutuma ngo umuntu uwo ari we wese agukunda cyangwa se ngo akwisangamo, akumva yuko uri umuntu mwiza, kuko umuntu uzi gutega amatwi, dore ibanga arushije abandi, bituma abantu babasha kumwisangamo, bituma abantu babasha kumva yuko uwo muntu ari wo muntu wo kuganirizwa ibibazo, uwo muntu ari wo muntu wo kuganirizwa ibintu by'abahangayikishije. Bityo bigatuma rero buri muntu wese arushaho kugukunda. Uzige gutega amatwi ku muntu uwo ari we wese. Ibi bintu ndabikwisheje neza yuko bizatuma ugira igikundiro cyinshi cyane kandi gihambaye. Nimba utajyaga wiga gutega amatwi, guhera kano kanya utangiye kwiga kumva buri muntu wese, umwumve. Ibi bintu bizatuma umuntu uwo ari we wese abasha kujya kwisangamo mu gihe yahangayitse aza kuganirize, mu gihe yahuye n'ibibazo aza kuganirize, bityo bitume abantu bumva yuko ari wowe wo kuganirizwa, ari wowe wo gusangwa, ari wowe wo kwifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye.
bitandukanye bityo utume abantu bagukunda banakubahe banakubahishe. Ibi bintu rero bituma ubasha kugira igikundiro. Ikintu rero cya gatatu turacyari kumanuka tujya hasi kwa tugeze ku cya kane. Ikintu cya gatatu gishobora kugukurira igikundiro, gishobora gutuma ubasha gukundwa na buri muntu wese ahava akagera, na buri muntu wese ahava akajya, haba umukuru n'umutoya akagukunda, umukecuru, umusaza, abo bose bakakwisangamo, ukaba umuntu mwiza ku bantu bose. Ni ikintu cyitwa input and kindness, muri make ya kwitwararika ku bandi, kwitwararika ku bantu. Iki kintu cyo kwitwararika ku bantu nakigereranya n'iki ngiki kwa tuvuyeho cya kane cyo kutega abantu bose amatwi. Muri make kinacyo ni ukumva abandi no kubaha agaciro. Muri makeya abahanga bavuze neza yuko nimba ushaka kugira igikundiro, shakisha kuntu ugira abantu ufasha, shakisha kuntu ugira abantu ugenda usapotinga mu bintu bigiye bitandukanye. Nimba ufite ubushobozi, umuntu akaba afite nk'impano runaka, mufashe kuyikuza kandi mubyarire umusaruro. Nimba ufite ubushobozi, sura abakene. Nimba ufite ubushobozi, ambika abantu. Nimba ufite ubushobozi, genda uhereza abantu agaciro. Rero abahanga bavuga neza yuko iki kintu 82% kibasha gukurira igikundiro ngo kidasanzwe. Hari abantu benshi bino b'ibyamamare bagiye bafasha abantu, aka kanya abantu babakunda, aka kanya abantu babubaha, aka kanya abantu babahereza agaciro kuko bagiye bita kuri bo, bakabahereza agaciro, bakabafasha ibintu bigiye bitandukanye, icyubahiro bafite bakabagikesha bo. Rero iyo ushaka gukundwa na buri muntu wese, sa nkaho witanga ku bandi, bafashe mu bintu runaka bigiye bitandukanye. Ibi bintu bizatuma ngo ubasha gukundwa na buri muntu wese ugiye ubonetse, akunde n'ibikorwa byawe byo byose waba ukora. Yego, ibi bintu rero bahanga bavuga neza yuko iki kintu cyo kwita ku bandi cyangwa se kwitwarika ku bandi, iki kintu kibasha gutuma kigukura igikundiro ahantu hose waba uri, cyangwa se mu ngeri zose zigiye zitandukanye. Umukecuru akakwisangamo, umusaza akakwisangamo, umubyeyi akakwisangamo, umwana akakwisangamo, umugabo akakwisangamo, umukobwa n'umusore bose bakajya bakwisangamo, ugakundwa pe, ugakundwa ku buryo ari hahandi usanga wagize n'ikibazo cyangwa se wanarwaye, ugasanga abantu bose buzuye iwawe bari kuza kugusura, ati umuntu wacu yarwaye, umuntu wacu ntameze neza. Ugasanga abantu bagufitiye impuhwe nyinshi zigiye zitandukanye ku buryo usanga hari ikintu gitoya cyakubayeho, ugasanga hari ingabo zikugose arizo aba bantu, ugasanga abantu baragugaragiye nta kintu na gito cyakubaho. Ibi bintu rero ugenda ubikora nkuko turi kubikubwira, bizatuma ubasha kugira igikundiro muri societe, bituma ubasha kugira igikundiro mu bantu runaka bagiye batandukanye. Kandi inshuti yanjye ntubisuzugure cyangwa ubipinge, ni ukuri ndiko kuri 100% kuko ibi bintu birafasha ndetse birakora cyane. Icyo rero ni ikintu cya gatatu. Turacyari kumanuka tujya hasi, dusigaje ibintu bibiri twavuze ko turi bubabwire ibintu 7. Ibindi mubishatse mwatwandikiye muri comment mukatubwira mukomeze mutubwire n'ibindi. Twebwe hano kuri channel yitwa Hindura TV ni inzu ibasha gucukumbura buri kimwe cyose kigiye gitandukanye kandi tukakibagezaho gifite umwimerere, gifite isuku, cyakora ubushakashatsi bwimbitse, nta kutupfa kuvuga ibyo twiboneye. Okay, ikindi kintu cya kabiri kigufasha kugira igikundiro cyangwa se cyatuma ubasha kugira igikundiro mu bantu bose b'ingeri zose zigiye zitandukanye, ni ikintu cyitwa to be honest. Ugomba kuba inyangamugayo mu bintu byawe byose ukora, ugomba kuba inyangamugayo. Nimvuga inyangamugayo unyumve neza. Kuba inyangamugayo harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuba inyangamugayo mu byo uvuga, kuba inyangamugayo mu byo ukora, kuba inyangamugayo mwaho ugenda, kuba inyangamugayo kuri buri kimwe cyose. Ibi bintu ngo bishobora gutuma ubasha kugira igikundiro. Hari igihe usanga umuntu utanamubitsa n'ibihumbi 5, ugasanga urabimubikije nonaha saa 6, ubimubikije saa 2 za mu gitondo, saa 6 z'amanywa akakubwira ngo ya mafaranga ntayo. Ugasanga umuntu umubikije ibanga, ugasanga rya banga yagize gute yararimenye. Ugomba kuba inyangamugayo mu bintu byose ukora. Ibi bintu ngo bizatuma abantu babasha kugira gute kugukunda, bizatuma abantu babasha kukwisangamo, bumve yuko uri umuntu udasanzwe, bumve yuko uri umuntu bakwiriye kuha agaciro. Nuba inyangamugayo nawe nshuti yanjye ujye wireba aho uvuga
uti ese nyirizina nanjye ndamutse ngiye nkabitsa umuntu ibanga akarivuga uyu muntu namukunda, ndamutse ngiye nkabitsa umuntu amafaranga nkamuguriza amafaranga twaravuganye igihe runaka yuko azayampereza uyu muntu cyagiye cyarenga ntayampe ndetse hakaba hashize imyaka 2 atarayampa, uyu muntu namukunda. Ishyire mu mwanya w'abo bantu. Rero nawe rero baramutse bakubitsa ibyo byose ntubashe kubikora nk'uko baba babikwitezemo, ubasha kutakarizwa icyizere. Ariko iyo ugiye uba inyangamugayo mu bintu byose bakubwira, mu bintu byose ukora, mu bintu byose ukababikamo icyizere, bigatuma abantu bose bakwizera ndetse batangira kukumvamo yuko ari wo muntu wabo bakwiriye kubana nawe, ari wo muntu wabo bakwiriye gusabana nawe, ari wo muntu wabo bakwiriye kubitsa amabanga agiye atandukanye. Inshuti yanjye, jya uba inyangamugayo mu bintu byose ukora, uzabasha kwigarurira imitima ya benshi, buri muntu wese azabasha kugukunda. Yego, icyo ngicyo ni ikintu cya kabiri. Ubu ngubwo turi kumanuka tujya ku cyanyuma. Rero ikintu cya nyuma cyangwa se ari nacyo cya mbere ushobora gukora nanone abantu bakagukunda cyangwa se ukigarura imitima ya benshi, abantu bakakubonamo umuntu mwiza bakwiriye kubana nawe igihe cyose, abantu bakakubonamo umuntu mwiza w'agaciro bakwiriye guheza agaciro, ukabasha gukundwa na buri muntu wese, ukabasha gukundwa na buri rugero rwose rw'umuntu uwo ari we wese akagukunda. Ni ikintu cyitwa kwigira icyizere. Iki kintu sinzi nimba abantu bari buze kucyumva neza. Burya ngo kwigira self confidence yawe, icyizere cyawe, kwigira confidence, ibi bintu ngo bishobora gutuma ngo umuntu uwo ari we wese agukunda. Iyo umuntu yigira icyizere mu bintu byose akora, ukabona rwose ariyaminiya, yigira icyizere, ariyizera, ukabona nta kuntu ari ibintu byose akora, nta kuntu ari ibintu byo gushakisha, ibintu akunze gukora ubona ari ibintu byo gutomboza, ukabona mu bintu byose akora yifitiye icyizere, ukabona yifitiye confidence iri hejuru cyane. Ibi bintu ngo bituma ngo abantu barushaho kugukunda, ngo bakakwegera, bakakwiyegereza, kuko ngo bakubonamo umuntu mwiza, ngo wabasha ngo kubakorera buri kintu cyose mu gihe ngo baje bakwitabaza. Ibi bintu rero ngo kwigira icyizere, ngo kuba wiyizeho agaciro, ngo kuba ngo utishyira no hejuru, ukaba uzi gutanga ibitekerezo byawe ubihereza abandi bantu, ukabona rwose urimo urabaheza ibitekerezo kandi bibafasha. Muri make ukaba wigiye icyizere, wingira confidence cyane. Ngo ibi bintu gushobora gutuma ngo abantu bakubona yuko uri umuntu ushoboye, ngo ndetse ngo bakabona yuko uri umuntu rwose wo kugendana nabo, bakakubona nk'umuntu utagira ubwoba. Niba kubonamo umuntu ugira ubwoba mu bintu byose, usanga ibintu byose ukora ugasanga ubikora n'ubwoba, urimo uratitira, ibintu byose nta kintu na gitoya ukunze kwishyitsaho. Muri make uri umunyabwoba, uri umuntu utinya, nta kintu ukunda kugerageza, ibintu byose ubikora n'ubwoba. Iki kintu ngo gituma abantu batangira kugutakariza icyizere, kigatuma rero batakukunda cyangwa se batakwiyegereza cyane, ngo bakumve yuko uri umuntu wo kubana nawe. Kuko ngo burya ngo abantu bakunze umuntu ubwabo wigira icyizere. Akenshi na kenshi ngo abanyantege nkeya bakamusanga, iyo bamusanga bagasanga ari umuntu w'umunyembaraga. Ibintu ngo bituma abantu babasha kukwiyumvamo, bakagukunda, bituma abantu babasha kukumva yuko uri w'agaciro mu buzima bwabo, bakakwisangamo, bakagukunda. Bityo rero ugasanga ubashije kubaho umuntu w'inyangamugayo ndetse n'umuntu abantu bose bakundwa, abantu bose bakunda. Nshuti yanjye rero nizere yuko usobanukiwe ibi bintu birindwi nk'uko mbikubwiye. Nuramuka ubikurikije nk'uko mbikubwiye, uzabasha gukundwa na buri muntu wese. Igikundiro kizakuzaho utazi nawe ngo giturutse hehe. Nimba cyose ngufite igikundiro, ukabona abantu bose bagiye bakuvaho, ukabona abantu bose bagenda bagucikaho, ejo hagiye umwe, ejo hagiye babiri, ejo hagiye batatu, gutyo ukazashiduka uhagaze wenyine nk'agati ko mu butayu cyangwa se agati mu mazi. Ujye umenya neza yuko ibi bintu nubikora bizabasha gutuma abantu babasha kukwegera. Nanone babandi bakuvuye bakakugarukira, abandi bandi hakaza n'abandi bashyashya baje kugutangazwa n'ibi bintu byawe. Iyi myanzuro rero nkubwiye cyangwa se ibi bintu birindwi bigendereho. Nimba utaruse ngo nayifata, iyi myanzuro yifate mu buzima bwawe, bityo abantu bazatangira kujya bakwegera. Nizere rero nshuti yanjye yuko nta kindi wanshinja. Ibi bintu nkubwiye nutabikora nk'uko mbikubwiye, ukabisuzugura, ukabinegereja, ugakomeza ufite icyangiro, ntuzagire icyo unshinja, ntuzagire icyo undenganya, kuko njye nakubwiye byose kandi imba nakoreye ubushakashatsi bigaragaza yuko rwose iyo ubikoze neza bikubyarira umusaruro. Nizere rero yuko wasobanukiwe ndetse wanyuzwe. Iyi video niba yagufashije, kanda subscribe niba utarayikanda, wibuke gufungura n'inzogera.
nshuti yanjye ako kantu k'inzogera ujye ukibuka kuko niko gatuma dusizeho video gatakuba notification hejuru ikumenyesha yuko Hindura TV isize ikindi kiganiro, Hindura TV isizeho indi video nshya. Rero nako kantu ujye ukibuka nshuti yanjye kuko niko gatuma ubasha kumenya amakuru yose yerekeye ahangaha. Ikindi rero iyi video wibuka kurayikinga video bidufasha kwereka YouTube yuko tudakwikiranwa n'amarobo cyangwa se ibindi bintu ahubwo ari abantu nyabantu. Rero liking iyi video kujya gutwereka urukundo, nanone bitwereka yuko udukunze wakunze n'ibiganiro byacu. Commentinga iyi video tubwire ngo rwose ndayikunze, shyiramo igitekerezo cyawe cyose hanyuma wibuka kuyisangiza inshuti zawe kugira ngo zumve bino bintu byose, ibi bintu byose zibasha kubyumva bitega amatwi. Ushobora gusanga mu nshuti zawe hari abantu nabo bafite kino kibazo, ushobora gusanga mu bavandimwe hari abantu bafite kino kibazo, yisangize abantu babo ba hafi bayibone. Urabudufashije gutanga ubumenyi ahantu hagiye hatandukanye. Ndabashimiye cyane rero, njyewe nitwa Eric niyo kwizerwa. Video zacu kuri Hindura TV nakagaruka, duhindura abantu kuri Yesu, duhindura abantu mu mitekerereze myiza, tubavana mu mitekerereze mibi tukabajyana mu mitekerereze myiza, duhindura abantu tubavana mu buzima bw'ubucakara bw'icanye n'ibitekerezo cyangwa se n'imibereho tukabageza mu buzima bwiza. Isho nitwa Hindura TV, ni ibintu yikorera ihindura ibintu. Si wowe rero watangwa utarakanda subscribe, kanda subscribe mutarayikanda kugira ngo uze ube mu muryango mugari witwa Hindura TV. Ndabashimiye, ciao nawe ubutaha.